nk'ibisanzwe njyewe nitwa Jean kuri Ramba TV. Ibyo ni ibintu musanzwe muzi n'abatabizi mu bimenye. Uyu munsi mpazaniye ibintu by'ubwenge pe. Ibintu by'ubwenge ni ibiherero. Hari abantu bakomeje kugenda bambaza ngo ubundi Mine Boy ni ibiki? Mine Boy ni ibiki? Uyu munsi mpazaniye ibintu by'ubwenge kuri Mine Boy. Uriya wari uzi ko ushobora gufata ibintu bikeya cyane cyangwa se mbega utuntu dukeya mbega tutakuvunnye pe, ukaba wamenya ikintu kinini, mbega ukaba wamenya nk'igitabo kigizwe na page 450, ukaba wamenya nk'igitabo kigizwe na page 1000, kandi mu by'ukuri wasomye urupapuro rumwe. Wasomye inyandiko imwe, wasomye inyandiko yuzuye ku rupapuro rumwe, 1 page, cyangwa se mbega murabona urupapuro wasomye inyandiko iri ku rupapuro rumwe, ariko mu by'ukuri wajya gusobanura abantu bagasanga neza neza umeze nkaho wasomye igitabo cyose. Ibyo ngibyo bigenda bite rero? Ibyo ngibyo ni bimwe mu bintu ngiye kukubwira cyangwa se mu bintu ngiye kugusobanura ku gitabo cya Mine Boy. Ni gute wamenya igitabo cya Mine Boy cyose kandi utarigeze ugisoma? Nibyo mbabwira, utazi na cover page yacyo kwezi, utazi n'ibara ry'icyo gitabo kwezi. Wowe icyo usabwa no gukanda subscribe kuri Ramba TV, hasigaye tugakomeza turyoherwa. Ni jambo kurindi. Rero ubundi iyo bavuze Mine Boy wumva iki? Hari abantu bazi ngo Mine Boy ngo ni umuhungu wanje, ibintu nk'ibyo, ariko sibyo. Niyo mpamvu mba nafashe aka kanya nyine ngo nzimbatemo mbasobanurire, hasigaye gusobanukirwe. Murabizi ngira ngo hari umugabo witwa Peter Abraham. Peter Abraham ni muntu ki? Ese Peter Abraham we akora ibiki ubundi? Peter Abraham ni umwanditsi w'inkuru ndende. Akunda ko mukamenya. Ubundi se iyi nkuru yitwa Mine Boy yanditswe ryari? Buriya iyi nkuru yitwa Mine Boy yanditswe mu 1946. Ibyo ngibyo nabyo mumenye. Hari abantu batazi ngo abakaragita b'ingenzi. Buriya hari uko ushobora kumenya abakaragita b'ingenzi, ukamenya n'ibibaranga byose, noneho wakongeramo utundi dukoryo duke cyane, ari two nzajya mubwira n'ukomeza kunkurikirana. Wakomeza kongeramo utwo dukoryo, igitabo cyose ugahita ukimenya kandi usomye ibintu bikeya cyane. Ubigenza ute rero? Kanda subscribe hasangaho. Buriya iyo bavuze Mine Boy muzajya muhita mwumva ko ni umuhungu uba ukora mu kirombe cy'amabuye y'agaciro, muri mine meaning. Mine meaning yayo ni ukuvuga ngo ni biriya bya mining nyine, murabizi murasobanukirwa. Noneho Mine Boy ni wa muhungu uba ukora akazi ko gucukura ya mabuye y'agaciro. Ese uwo muhungu ni uwuhe? Kuri list ahangaha nabazaniye y'aba main characters, ahangaha dutangiranye n'umuhungu witwa cyangwa se umusore witwa Zuma. Ubundi Zuma ni muntu ki? Zuma yaturutse hehe? Ese ubundi Zuma akora ibiki? Ndababwira mu ncamake, hasigaye wowe wandike muri comment utubwira uti dukeneye inkuru yuzuye. Buriya hari umubare mbanyeneye w'abantu bandika muri comment, hasigaye noneho mwahita mbatakarizaho ibintu by'ubwenge. Mwabakoma bagomba kubakoma nyine, murabizi. Mbanaje nyine tugomba gukora nk'itsinda ubundi. Muri abafasha banjye kabisa, sibyo? Muri abafasha banjye pe. Rero murumva bagomba kubagezaho ibintu by'ubwenge kandi gatango, kandi hasigaye tukikomereza. Niyo mpamvu bamubwira ngo niba uzi ko wageze kuri YouTube channel ya Ramba TV, banza ukande subscribe kugira ngo ibyiza byose ukomeze kubibona, sibyo? Kirango murabizi n'icyaga kiba kimeze nabi. Nzajya mbanza nsome ko tuzi, sigenze dukomeza batamo ibintu gatango kandi. Buriya turacyari kuri main characters bagize uruhare muri iki gihangano cya Mine Boy.
buriya umukarake tuza ku mwanya wa mbere ari nawe mbona w'ingenzi muri iyi novel ni uwitwa Zuma. Zuma ni muntu ki? Ese ubundi Zuma mbega arashaka kumvikanisha iki muri iyi novel? Ubundi Zuma niwe protagonist w'iyi novel. Kiriya ibyo murabyumva neza gatanu. Kandi Zuma ni umuhungu uba mu cyaro, noneho kuba mu cyaro nyine kubera n'ubukene n'iki agahita afata umwanzuro wo kujya mu mujyi agamije kujya gukora muri Johannesburg Gold Mine, cyangwa se muri cya kirombe cy'amabuye y'agaciro kiba Johannesburg. Johannesburg ni harani muri South Africa. Byibutsa ko na Johannesburg ari wo mujyi mukuru mbega wa South Africa. Ibyo ngibyo hari abantu batari babizi, ibyo nabyo ngo bimenye. Uyu Zuma mbega yabaga mu ifamu, mbega ari wa muntu w'umushumba cyangwa se mbega wibera iyo ngiyo mu byaro, ashaka kujya mu mujyi nyine ngo ajye gukora mu mabuye y'agaciro nyine ngo arebe ko yaronka ngo abone iki amafaranga. Ariko yaje guhura n'ibibazo bigiye bitandukanye. Ibyinshi kuri we tuzabibona mu nkuru irambuye. Niko bigomba kugendereka. Ahangaha mba ngomba kubanza nkabicisha amatsiko, usigaye wanyandikira muri comment ntabwo iyo nkuru yuzuye. Mu character wa kabiri buriya w'ingenzi yitwa Leya. Leya ni muntu ki rero? Leya arashaka kuvuga icyangaha. Leya ubundi aba ari umucuruzi w'inzoga nyine tu, ariko uburyo acuruzamo nyine akaba ari bwa buryo buba butemewe n'amategeko, aho ari wa muntu utanga ruswa ku bapolisi. Uyu nguyu ari gutangira novel we na Zuma nibo batangiriye novel ubundi. Noneho rero akaba ari na anti uwitwa Eliza tugiye kumubona. Kadukomeze turebe. Dufite undi witwa Eliza. Uyu Eliza ni nisi, ubwo ni nisi wa uyu nguyu Eliza ni nisi wa Leya. Muri kubyumva nyine, niba kuvuga ngo uyu nguyu Leya ni anti wa Leya. Muri kubyumva. Uyu nguyu noneho nawe akaba ari nisi wa Leya. Twagiye. Noneho uyu Eliza akaba ari umwarimu. Yaba ari umwarimu pe. Ariko akaba ari umwarimu ufitanye urukundo na Zuma. Zuma nyine aba yaraguye moto. Reka dukomeze turebe. Mbibutsa gukanda subscribe niba mutarayikanda. Uyu Eliza nanone agaragara nk'umukobwa mwiza kandi ukeye muri iyi story yacu. Ibyo tuzabireba mu buryo burambuye. Dufite undi witwa Mayizi ni muntu ki? Ese Mayizi ubundi akora ibiki? Mayizi aba ari umukobwa cyangwa se mbega nawe mbega ari umukobwa nyine inkumi pe. Abakorera Leya, mbega ababa kwa Leya. Noneho nawe akaza gukundana na Zuma, ni ukuvuga ngo aza kugwa mu rukundo na Zuma nyine tu. Uyu mbega uri kumva Zuma arakunzwe nyine tu, arakunzwe. Ariko Zuma we mu by'ukuri aba yarikundiye Eliza, noneho Mayizi nawe akamukunda. Ahangaha nyine ni kwa kundi umusore usanga yashegeye umukobwa akamushegera, ariko nawe afite undi mukobwa uri kumushegera. Ibyo ngibyo bibaho, murabizi. Abantu mukundana ariko abantu nkatwe nyine twe tuba twarifashe. Twe tuba twarifashe kabisa. Reka dukomeze turebe. Ahangaha tugeze ku wundi mu character ukurikira Mayizi, ariwe witwa Duradura ni muntu ki? Uyu Duradura aba ari umuntu mbega wa muntu unywa ibiyobyabwenge cyane, ari umuntu mbega w'umugizi wa nabi. Ariko uyu Duradura mbega akagaragara nk'umuntu mbega nk'umuntu Leya aba yarakunze nyine tu, ngajya amuba hafi nyine, mbega ajya amukorera utuntu dushimishije. Murabizi rero n'umucuruzi nyine, murabizi abantu bafite utubari hari ibintu bakora bakaza nyine bya bindi zakarashika zikajya zibakiriza n'ibiki. Ibintu nk'ibyo ngibyo ndi umunyamadini ntabwo ibyo nyambijyamo.
njye nkunda gusenga pe. Aha, noneho reka turebe, hari undi witwa Mampuraka we ubundi ni muntu ki? Mampuraka uyu nawe ni umugore ariko akaba ari umugore mbiga ukuze, asa mbiga nkaho ari kugenda mbiga asaza moto. Aha, uyu nguyu nawe aba kwa Reya, mbiga akorera Reya mu bijyanye no gucuruza za nzoga ze. Murabizi Reya nyine ni umucuruzi nk'uko nabibabwiye. Aha, Mampuraka nawe aba ari wa mugore noneho ugira ubuntu, ukunda gufasha kandi akagira n'ibintu bisekeje, mbiga ari wa muntu ukunda gutera urwenya agasetsa abakiriya cyangwa se n'abandi bantu. Aha, Dadi, tugeze ku witwa Dadi nawe ni umusinzi karundura pe. Ni umugabo w'umusinzi nyine nawe ugaragara nk'aho akuzemo ukuntu. Uyu nguyu niwe Zuma abona akiza mbega akamubona nk'umusinzi aryamye aho ngaho nyine agatangira kwibaza ibintu byinshi, niwe Zuma ahingukiraho. Uyu nguyu Dadi rero, uyu Dadi mbiga aza no kuza gupfa muri Novo hagati, ibyo nabyo tuzagenda tubireba nimunyandikira mukayinsaba. Uyu Mampuraka noneho we aza guhishura ko uyu Dadi mbiga ari wa muntu uhora ari umusinzi mbiga iyo adafite inzoga zo kunywa, bigaragara ko mbiga nta buzima afite. Ka turebe ku witwa Johannesburg, Johannes, kubera aka kantu ibintu byo kugenda tujya mu mijyi igiye itandukanye, akantu ka Johannesburg kaba gahise kanza gusa mumbabarire. Aha dufite umukarakita witwa Johannes nawe aba ari umukozi wahariya muri mine cyangwa se mu kirombe cy'amabuye y'agaciro, nawe abakorana, urumva nyine niwe wereka Zuma nyine ibintu bijyanye n'amabuye y'agaciro, akamwereka ati bakora batya gutya na gutya, hariya ntabwo bajyayo, ibintu nk'ibyo. Aha, akamwereka mbega iki ni cyiza, kiriya ni kibi, uca hano ntabwo uca hariya, ibintu nk'ibyo murabizi cyane. Aha, katurebe Johannes we mbiga aba ari wa muntu nawe ukunda nyine akantu, aza kuza nawe gukunda akantu ko kunywa nyine tu. Murabizi abantu b'abapapa n'abantu insore zatangiye kujya mu biyobyabwenge, ibyo bintu ntabwo ari byo. Muba abanyamadini pe, mumere nkatwe, ariko burangiye nkunda idini cyane, ntabwo narihemukira ngo njye mu biyobyabwenge. Reka ntawe ndi kwangiza sosiyete, mugomba kuba abana beza. Aha, noneho uyu nguyu Johannes, ikindi ibintu byo kunywa inzoga byaje gutuma mbega ari wa muntu uri boastful cyangwa se wa muntu wirata, mbega wa muntu ugaragaza ko arenze. Aha, niyo mpamvu Johannes aza gupfira mu kirombe nawe, muzagenda mubibona nako apfana n'uwitwa Chris. Johannes nyine nawe apfira mu kirombe cy'iki kimuka, nawe arapfa muri Novo yacu. Dufite undi mukarakita witwa Paddy Ocean ni muntu ki? Uyu Paddy Ocean arabakanga cyane, arakangaye pe. Abampiga ari umuntu utikoraho, wa muntu mpiga ukanganye n'imyambarire ye ikangitse pe, nawe ku buryo umubona ukavuga ati uriya muntu respect kabisa. Aha, uyu Paddy aba ari director boss wa Zuma, niwe mpiga ubuyoboye Zuma mu kirombe, kibakora guca hariya na hariya, ntabwo bajyayo baca hano kugira ngo kitakugwira. Uyu ubundi izina rye yitwa The Red One, niko kazina bakunze kumubatiza. The Red One niko kazina amenyereweho, niyo nickname yiwe. Iki kibazo bakunda no kukibaza by the way. Aha, bakakubaza ngo irindi zina rye ni irihe, nizere ko mugafashe. Aha, nyine uyu nguyu ni uvuga ngo ni gucya na gucya, bikorwa gucya, hari ushobora kujyaho nubwo hari amabuye menshi ariko kirombe kikaba cyakugwira, rero ca hano. Aha, noneho ibyinshi kuri Paddy tuzabibona hejuru, gusa Paddy nyine aba ari umuzungu pe, ariko ari boss w'ikirombe. Tugeze ku witwa Joseph ni muntu ki? Joseph aba ari umuvandimwe w'umugabo wa Reya, abavandimwe nyine n'umugabo wa Reya. Ubwo ni iki cye? Abantu muzi Kinyarwanda mugiye kutwandikira muri comment mutubwire icyo ari cyo. Umuntu uvandimwe n'umugabo w'umuntu biba bimeze biti. Aha, Joseph nawe
aza gufungwa muri Novo igitangira, tuzareba ngo nihe hafungwa. Dufite undi witwa D ni muntu ki rero? D ni girlfriend cyangwa se ni umukunzi wa Paddy. Paddy twamaze kubona uwo ari we, tubonye na D cyari cyo. D nawe aba ari wa muntu pega wakunze Zuma, aba afite igikundiro kuri Zuma. Ibindi tuzabireba muri Novo. Tukagira undi mudamu witwa Rena ni muntu ki? Uyu Rena aba ari wa mudamu, none wa mudamu mbega ukorera Reya, nawe abakorera Reya, ariko uyu mudamu akaba afitemo akantu ka romantic cyangwa se afite urukundo akunda ndi Johannes twabonye uwo ari we haruguru. Noneho uyu mugore mbega ni umugore uhorose, kandi nyine ni umugore mbega ufite amabara yombi, mixed races, umuzungu akaba n'umwirabura, bimwe mwita ngo niba mu Giswahili babyita chotara, ni ibiki ibintu nk'ibyo abantu bazi Igiswahili badusobanurira. Gusa Rena aba ari wa mudamu nyine ufite amoko yombi cyangwa se amoko avanze nyine tu. Hari ukuntu nyine papa wawe aba aturuka hariya wenda wo muri Tanzania, ariko ugaturuka nko mu Rwanda, nyine bakagahuza. Murabizi ibyo ngibyo, bamara kugahuza noneho wowe bakubyara, icyo gihe ufite nk'amoko nyine ufite ibintu nk'ibyo. Rero nizeye ko mwabyumvise neza kandi mugomba no kubisoma pe, cyane cyane abanyeshuri P4 senior 4 senior 5 na senior 6. Ibi bintu byiteho pe. Mbega mba nabazanye ibintu by'ubwenge, mugomba no kubifata. Banza urebe ko wakanze subscribe, hanyuma